pupe. Jya musika. Uyu mwana wifuje ko tumwereka umuntu mwangiza kugira ngo niba ngo tumuhe n'igihano. Jya. Usajya bakoze uko mutacika. Ongecemo inshuro gatatu. Ubonye iki? Mama we! Mama, ndangwa bisesiyoz. Gudurebe. Pangi? Usajya bakoze uko mutacika. Mu mbaraga dukoresha twe tuvura. Twereka umuntu nyiri kibazo. Cyetse nawe ari waje urwaye twamukwereka. Ari nawe waje urwaye twamukwereka. Ni muganga Omusuma. Ni muganga Omusika. Azagera arahinga iyo mirimo. Kandi nawe ntuzajya umenya igihe ahinga, arahinga nijoro. Uranyumva neza? Nakoze cyane mubye. None ngo wifuza ari igihano wafuza ko twamuha? Igihano nifuza nuko mwamunyicira. Nyiriwe neza. Yego. Muraho. Hano niho kwa Omusika. Amakuru yanjye ni meza ariko ni meza kubw'ubuzima naje hano. Naje nzanye umurwayi hano. Kubera ko arwaye uri kumubona hariya haryamye. Ababara mu nda, inda yarabyimbye. Ku buryo mbese inda yigiye imbere ameze nk'utwite kandi nta mwana urimo. Ubwo no kuribwa karara aribwa akirirwa aribwa. Mwaramufuje n'ubundi biranga? No kwa muganga twagiye biranga. Nta kintu bamumariye? Ntacyo bamumariye. Mukeka ko arwaye iki bwo? Tugutekereza ko ari abanzi bamugiriye nabi. Sawa urakoze cyane kanjye kureba muganga. Urakoze. Nyuma y'akanya dutegereje muganga yemeye ko tuvugana nubwo aduhaye umwanya muto katugerageze kuganira nawe turebe ko hari ibyo yadutangariza ku byo twaje kumubaza uyu munsi. Pupe. Yego, ni twebwe twatuje kubareba. uburenganzira murabemereye reka tube kare murakoze data mwakwitabira uburenganzira Nshuti za Freemax TV nk'uko mubibona twamaze kugera kwa wa muganga cyangwa se umuvuzi gakondo nk'uko natangiye mbibabwira, akaba yemeye ko tuganira nubwo yaduhaye umwanya muto, reka tugerageze turebe ko twawukoresha neza. Nk'uko rero nabitangiye mbibabwira, si ubwa mbere mutubonye tujya gusura abavuzi gakondo, cyo tuba tugamije nta kindi no kugira ngo tumenye ubundi ubuvuzi gakondo bukorwa gute, bukorwa nabande, babukora gute, bakoresha iki, izi mbaraga tugenda twumva rimwe na rimwe zikoreshwa muri ubu buvuzi gakondo zo zimeze gute, zituruka he, ese zikoreshwa gute, ese zikoreshwa neza cyangwa zikoreshwa nabi. Nibyo rero tugiye kugarukaho muri aka kanya. Mwiriwe neza muganga nanone? Mwiriwe. Amakuru ni meza. Murakomeye? Turakomeye nta kibazo. Ni muganga Omusuma? Ni muganga Omusika. Omusika ni izina ry'irigande mu Kinyankore. Busika no kuvuga uwarazwe. Dukora twe n'umurage, ntabwo ari impano. Umurage n'impano biratandukanye, dukora ibyo twarazwe n'abakurambere. Basokuruza bacu n'ibyo baturaze. Yego. Omusika ni ikihe kirimo ubwo? Omusika ni rugandi, ariko mu Kinyankore bavuga Omusika, no mu Kigana bavuga Omusika. Uwarazwe. Kuki iryo zina byaje mu Kigande kandi uri umunyarwanda? Njyewe ubundi papa wanjye ni umugande, mama ni umunyarwandakazi. Ubundi twari dutuye nubwo nkorera hano i Muhanga, mvuka hano bita mu majyaruguru, aho bita Butaro, bita mu Bagirwa.
iwabo y'icumbi cy'Imana y'u Rwanda. Sinzi nimba wabuhazi. ndahazi cyane. Urahazi mu Ndorwa. Nawe icumbi cy'Imana y'u Rwanda niho papa rero yaje na mama kubera imbaraga nabo bari bafite, ubwo impamvu byabaye gutyo. Baza rero kumbyara, ariko nabo nyine hari ibyo bari basigiwe, nanjye bazakundaga ubuvuzi. Umusika bivuze warazwe, bivuze ko warazwe. Umusika wari hawe nande? Ngero busika ni hawe n'abakurambere. Ni warazwe ko nanjye ibi nimbisiga nzabiraga abandi. Yuko indagano ntizijya zisaza. Indagano nagari nk'Imana nabigusobanuriye. Kuko umurage uyu utambutse ukagenda usigira abandi, umurage ntusaza. Umusaza mu murage nagari nk'Imana. Hanyuma wararazwe uragwa iki, ni iki wasigiwe? Umurage wahawe n'ubuvuzi. Ngiye umurage nahawe ni ubuvuzi. Ngenda umupfumu, ngenda umuvuzi gakondo, mvura uburyo bwose bitandukanye, ariko nkoresha imbaraga zitandukanye. Nazo imbaraga nasigiwe n'abakurambere. Nibo basogokuruza imbaraga nkoresha. Nuko wenda n'ubundi nsanzwe nari umuntu ngiye kwakira, ariko nabanje kubaza abakuru. Niyo mpamvu mwabonye mwinje nkabanza nkabaza abakuru, kuko abo tubanza kubaza abakuru badukuriye basogokuruza, tukabaza ibyo tugiye gukora, bakaduha imbaraga tukabikora, twamara kubikora tugakemura ibibazo by'abantu baba bafite. Hanyuma hano ndahabona ibikoresho byinshi bitandukanye. Ibi byose ni ibikoresho uvura? Ibi byose ni byo nkoresha mvura. Ibi nabyo urabona ko ari ibikoresho nasigiwe n'abakurambere. Ibikoresho urabona ni ibya kera, nta bijya bisaza. Ubu n'undi uzabisigara nawe azasigara bikoresha. Wenda kamere kuri bino bituri imbere. Ushaka kumenya uko tubikoresha? Ni ibiki mbere na mbere? Ibikoresho nibyo twasigiwe n'abakurambere. Mbere yuko tunagusobanurira, ntago tutagusobanurira tutabanje kubaza abakuru. Tutabanje tukabaza abakuru, kuko ibikore hano twakuburenganzira abaturaze no twakuburenganzira. Mbere yuko wenda usobanuza kuri ibyo barobajije, tukabanza tukabaza abakuru. Tubabaze? Nta kibazo. Kamanze ngiye icumu ryanjye, ubundi tubaza abakuru turi kubemera kugusobanurira. Jya musiko. Jya musiko muzukuru wawe ashaka kumenya ni ibikoresho dukoresha uko bikora. Jya umuzukuru waje tugana dusuye, ngo baje baturutse ahantu kure cyane ngo basobanurire ku byo dukora. Nuko ngabuzukuru jya ntugire ubwoba. Ni imbaraga z'abakuru. Basajya abakozi bakunda kwe. Wanjye? Basajya abakozi bakunda kwe. Ubu ntabwo wabyumva ndagusobanurira. Ko twe dufite uburyo tuvugana. Ibikoresho iri ni ihembe dukoresha. Iri naryo ni ihembe dukoresha. Ibikoresho bindi bitandukanye cyetse ngiye urabona ni byinshi cyane. Cyetse ngiye gusobanura buri kimwe cyose dukoresha. Iki ni igicumbi cy'ababyeyi. Ni igicumbi cy'ababyeyi cy'amahembe yacu dukoresha. Urabona ko dufite amahembe 7. Dufite imbaraga z'amahembe 7. Ibi ni ibicumbi byaho. Haniho kuko amahembe yacu afite imbaraga. Kandi imbaraga zidasanzwe. Ushobora kureba iki gicumbi, urabona buri hembe rifite aho ricumbitse nuko rikoreshwa. Turikoresha rero musobanuriye uburyo tubikoresha mu gihe tuvura. Hanyuma aya ni amahembe wayavugisha, hano nigeze kujya barabivugisha. None ubundi ngira ngo turatuvuganye n'abakurambere kugira ngo so tuvugishije, ariko nabishaka nabwo twabavugisha kugira ngo ureko imbaraga yacu zikora tubakorere. Jya musika uzukuru ngo ashaka kumenya uburyo tuvugana. Jya ariko niba baza nkaje mugira ubwo ubwo ari kuvugira ni imbaraga z'amahembe zizira mu muyaga. Tisa ku buryo bukomeye cyane kandi zifite imbaraga zidasanzwe. Utabona wenda ubumva hano hatigita kugira ngo hari ibindi. Nanjye uvuga ngo ari muri plafo ariko nta ndi ko. Nta plafo inzu nta plafo ifite. Wareba neza. Ubwo ni mu muyaga cyangwa? Yazira mu muyaga, no guhamagara akazira mu muyaga. Niyo mpamvu no kwivuza, iyo uje kwivuza hano iwacu bitewe n'ikibazo ufite, tugusuzuma dukoreshe ari hembe dufite ryitwa bwangu. Iryo dutuma mu gusuzuma. Iryo hembe mu minota 2 niyo uri muri Amerika. Niyo waba uri muri Australia. Kugusuzuma ni minota 0. Utubwira ikibazo cyawe, tugahita tugusuzuma dukoresheje izo mbaraga zacu twasigiwe n'abakurambere. Aho waba uri hose rero turakuvura. Byitwa bwangu. N'ibyo bya bwangu. Ushaka kumenya ibintu byinshi cyane, ushaka kumenya ibintu byose tugusobanurire. Ubwo mukanya ntawe kumbaza ngo birabyo bikora bite?
niba bishoboka kubera ko dufite umwanya muto hano umuntu tugiye kwakira ubwo nimwareka tukazabipanga ku buryo tubasobanurira buri kimwe cyose kiri hano. nta kibazo. Hanyuma batubwiye ko ufite amahembe 7, buri hembe rifite umwihariko waryo. Buri hembe rifite umwihariko waryo. Nk'ubu wenda mu kanya niba ngombwa muramutse mukiri hano twavura umuntu muri hano mukareba wenda tumusuzuma mukareba uburyo tuvura muramutse muhari. Ubwo buri hembe ritandukanye n'irindi. Buri hembe ritandukanye n'irindi kandi rifite icyo rikora. Niryo rya bwangu turituma gusuzuma ubwo no gusuzuma iminota ingahe barigeze hano. Nibonera umuntu tuvuge nk'umuntu uri muri Amerika cyangwa se uri muri Australia wenda kafite ikibazo runaka wese ngombwa yuko aza hano ku Gicumbi. Hano ni ku Gicumbi, hano ubona uri ni ku Gicumbi cy'ababyeyi. Ubwo ntabwo byangombwa ko aza hano, aho yaba ari hose turamubwira niba afite n'ifoto. Uzi ko hari igihe umuntu wenda ushaka kumurwa akoresha ifoto, tukamubwira tukatuhereza ifoto kandi tukamuvana ku Gicumbi tubaye gukaza hano. Hanyuma ubundi umaze igihe kingana ute ukora ubuvuzi? Ubuvuzi maze igihe kirekire kuko nabanje kwiga na segonderi muri 2008 ngo mpita ntangira ubuvuzi kuva 2008 ubwo nabigize umwuga. Ubundi nabivuraga ku buryo buciritse bitewe n'amashuri, ariko kuva 2008 ho nabikoze by'umwuga. Ni byari watangiye kumva ko ufite imbaraga cyangwa warazwe ibintu bidasanzwe? Natangiye kubyumva mbese nkitangiye 2008 nbyinjiramo neza. Ariko nyine nagiye ku Gicumbi, ariko nyine n'ibikoresho babima kuko ntago nenda bari kwishura n'ibikoresho babima. Ibikoresho ni ibintu bihenze. Nibwo natangiye 2008 kugeza iyi saha. Ninde wabiguhaye ibi bikoresho? Ibikoresho nakubiye ko ari abakurambere babidusigiye. Ni by'umuryango. Ninde nyine wari warabisigaranye wabiguhaye? Iyo ni sogokuru. Sogokuru wawe? Ubwo uri mu kibimbi cya sogokuru wawe? Iri mu kibimbi cya sogokuru wanjye. Nta kintu kidasanzwe wenda yakubwiye ugomba kwitondera kwitwararika? Ikintu kidasanzwe yambwiye no guhemuka cyangwa se kugira ibyo nangiza cyane ku murage. Kuko umurage iyo umutse mu murage uwangisha. Ugomba gukora ibintu ku mbaraga wahawe ukazikoresha kandi mu buryo wazihawe. Hanyuma hari nkuko natangiye mbivuga tuba twibaza izi mbaraga mukoresha zituruka he, ziva he, zingana gute? Izi mbaraga nkuko natangiye mbikubwira nanjye, izi mbaraga nk'ubu wenda ntabwo zisokuruza wawe uburyo yakoraga hano ushaka utanamuzi, ariko nimba ari umuntu yasize byanze bikunze wawumenya. Hari umuntu yasize umuryango wanyu wawumenya, nimba yawuhaye wabimenya. Nkuko nanjye ntabwo mvuka njye nyine, harimo abatawukoresha nagako bose bavura. Ubwo twari tuzanye umurwayi ariko abo twazanye nabo banze ko binjira muri ibi byuma byanyu, umanze mubizimye tuzana umurwayi. Izimya nta kibazo. Ubu noneho hagiye gukurikiraho iki? Hagiye gukurikiraho kuvura umurwayi nkuko mwabisabye kugira ngo tumuvure mureba. Ariko muri ko tumuvura turabanza tubaza abakuru kugira ngo dusuzume tumve n'ibyo n'uburwayi umurwayi afite. Wajya musika umwana wawe yaje afite uburwayi bukomeye cyane, waze mu ahantu henshi hatandukanye, nimwikanga. Ariko igihe mumagaye abakuru mukajya mwikanga. Turatubwira ngo turebe umurwayi arwaye. Jya mwatubwira uburyo umwana wawe arwaye. Basajya abakozi bakora udacika. Wangi? Basajya abakozi bakora udacika. Murakoze databuje. Mushaka amazi ari mu ibasa. Bakubwiye ngo iki? Bakubwiye indwara arwaye? Ngiye kumusuzuma n'uburyo ugiye kumuvura. Ariko ntabwo wabyumva kubera ko utarazwe. Rurimi ni uruhe? Kuko ntabwo warazwe. Umusika. Abakurambere bakubwiye gute? Abakurambere bavuze ko umurwayi wacu tugiye kumuvura n'amarozi, baramuroze. Ahubwo twagira ngo mudufashe tubanze tumuvure kugira ngo nabo umwanya wo gutaha. Nta kibazo. Mama wakigira hino uzanye umurwayi? Namuzanye. Ubundi umurwayi wawe urwaye abumariye kingana iki? Amaranye amezi 6. Amezi 6. Ntahandi mwagiye kwivuza se?
kwa muganga twagiyeyo n'ahandi twarahagiye hatari nk'aha ngaha mu banyamasengesho ariko byabuze banyu. none se karamarozi umuntu umuroga mukwereke wamunyeretse cyako mukwereka ni mukwereka uramuha n'igihano nshaka kumuhanaza umuretse nkamuvura utamuhannye byagutwara iki none ko yazongera akamugirira nabi gatana mutsirika turamuvura ariko n'umuroga tunamutsirike kurya tazongera kurogwa none se yazagira n'abandi nabi katabazo dukora ibyo bintu turabivugana ya mazi mwayazanye kwa yazanye geza hino yose gurutse umurwayi wawe mukecuru yamagurutse neza witonze suri mwamuzanye mute ko mbona araniwe cyane mva mama aya mazi urayareba wowe muri aya mazi tugiye kubaza abakurambere bahita bakwereka umuntu ukwangiza reka tubaza abakurambere rero jya bamusika uyu mwana wifuje ko tumwereka umuntu umwangiza kugira ngo niba ngo tumuhe n'igihano jya wangi yamana ko databuje mama igira hino rebe muri aya mazi nina mugira hino urabonamo iki nta kintu urebamo ngire urebe neza nta kintu kirimo rwose nta kintu kirimo ntacyo ureba yonceramo ongera uciremo bimaze guciramo kabiri ongera uciremo inshuro gatatu ubonye iki mana we mama bangwa ni special gunurebe ni special we gunurebe yo ariko man hano mukekaga n'ukuri special abo wamoye ikintu wagize uryo koko ko ngira kintu ndi kubona niho nta kintu ureba ubundi mu mbaraga dukoresha twe tuvura twereka umuntu nyiri kibazo cyetse nawe ari waje urwaye twamukwereka ari nawe waje urwaye twamukwereka ari we waje urwaye kuko uyu nguyu imiti nibigenewe niyo muntu tumweretse niwe wamwangije none sama kutangaye uyu muntu ubonye muzi ndeka ndamuzi rwose n'umugore duturanye ndamuzi sinakeka ko wangana ibintu nk'ibi uramuzi ndamuzi none ubwo wifuza ari igihano washaka twamuha igihano nifuza nuko mwamunyicira ko tumwica munyicire rwose kubera ushaka tumwicaza munyicira kuko nanjye nicyo yashatse yanyifurije none tubikora uratanga ikiru cy'abakurambere ni mwe muri bukiye iki kiru natanga nose mama ubundi mwazanye umurwayi buri tumara kumuvura mwahita mutaha nonaha cyangwa ari bukire twatamuka duha imiti niko mukwifuza igihano sabo mwabibwira ko kwifuza igihano tugitange nta kibazo mu gitange nta kibazo mama urumva umeze ute Jewe nafashwe n'uburwayi fatwa mbyimba murabona uko inda yanjye ingana kandi si ugutwita bimaranye amezi 6 ntaho ntivuje ntaho ntageze ariko hose byaranze hanyuma uribwa ute ubabara gute biba biri kundya nk'umuntu uri kunda bikandira mu mugongo no mu nda hose ntabura amahoro hanyuma njye mbonye utangara cyane uriya muntu ubonye ni muntu ki uriya muntu mbonye ndamuzi ni umuturanyi wanjye twagiriranye ibibazo kenshi dupfa ibintu by'amasambu bakadukiza bikongera bikanga agashaka rero nubwo niba ashatse kungira nabi ngo amasambu ayegukane ngo twagiye no mu nkiko ntaho tutageze mbese dupfa amasambu wari ubizi ko warozwe
iyi nari mbizi nese kureba uko inda ingana uku nkaba ntatwite urumva byaba ari ibiki atari amarozi ko nageze no kwa muganga hose mu kizungu byose byanze. hanyuma ubu ngubu wari uzi ko ari uyu nguyu wenda ubonye? uwo mbonye aho ngaho mu mazi banyeretse ndamubonye ndamumenya ariko ntabwo nari nzi ko ari we wangiriye ibi ngibi ahubwo birantangaje cyane niyo mpamvu mbonye ntangara kuko yari umuntu wanjye wa hafi ntabwo nari nzi ko yankorera ibintu nk'ibi. hanyuma muga ubu se arakize? ubu turamuha imiti turangira tumuhe n'imiti kutazongera kurogwa icyo bita gutsirika uzi ibyo ari byo? Ndabyumva. atazagira n'umuntu ujya kumwangiza turamuha imiti yazajya yisiga niyo azajyamo ntabwo atakira none ariko azakira. kuki uhisemo kumuha igihano nka kiriya mu musabiye? Igihano mpisemo kumuha rwose uyu muryango watugenzeho kuva kera kuko na nyogokuru wanjye ajya gupfa yapfuye gutya ari n'umukecuru apfa afite inda ubona ari imvutsi urumva nta mahoro bigeze batwifuriza niyo mpamvu nanjye musabiye icyo gihano namusabiye. ese mama kiriya gihano mwahisemo cyo kwica uriya muntu mubonye waba igitekerezo ahubwo nkamukura mu mubiri noneho njye nkamuha igihano ajya guhinga iyo mirima yanyu akararihinga nijoro ibyo ntabwo mwakemera? akayihungo twapfaga yego ingurimo mwiga mupfa buri gihe nimba ari cyo mupfa nabyo birashoboka rwose ukimuduhere ajya arawuhinga arawuhinga nijoro ajya arawuhinga rwose hari igihano kiruta icyo nacyo cyaba ari igihano nabwo waba utugiriye neza rwose waba utugiriye neza pe noneho rero kandi mubahera igihano sibyo? kimuduhere rero muri aya mazi uri kumubona? ndi kumureba uri kumureba? ndi kumureba ngiye gutuma cya gihano rero kimuhe rwose ubu ntiri kubona bimukoreye ubu nugera mu rugo tubona ibimenyetso azagera arahinga iyo mirimo kandi nawe ntuzajya umenya igihe ayihinga arahinga nijoro uranyumva neza? urakoze cyane mubyeyi. hanyuma ubu ngubu uriya muntu bavuze arapfuye birarangiye? uriya muntu ntagapfuye ahubwo urangiye yewe ndamuha umuti arajyana agashyira muri wa murima kuko umuntu wapfuye ntabwo ashobora guhinga umurima kuko namubwiye ko azajya ahinga umurima we nijoro uriya byanze kuza umuti ndamuha we aragenda awushyira mu murima n'umuhe n'umuti wo gutsirika ku buryo batazongera kumwangiza batazongera kumuruga noneho azisiga kugira ngo iriya nda izagende. ibi byonyine gusa? ibi byonyine. hanyuma azakira mu gihe kingana gute? nyuma y'icyumweru azaba yakize n'icyumweru ni kinini kuko iriya ndwara imara igihe kirekire urabona iriya ukuntu yari yarabyimbye urabona ko byari ibintu bikomeye cyane kandi nawe bikwibwire ko yanyuze ahantu henshi hatandukanye urumva rero umuti ndamuha wo gusiga kugira ngo irandi izasubire ku murongo hari n'undi ndamuha aramo. urakoze cyane. reka rero noneho wenda tugane no ku musozi w'iki kiganiro nicyo wabwira abadukurikiye? icyo nabwira abadukurikiye ni uko imbaraga tuzifite kandi turashoboye kandi tukavura kandi ntabwo kuba kuza hano ku Gicumbi ngo hano ku Gicumbi niyo waba uri mu bihugu bitandukanye ku isi hose turahakorera. icya mbere ni ukuba turiya ku Gicumbi ukatubwira ikibazo ufite niba uri muri Amerika cyangwa se uri mu Bwongereza tukakuvura cyane uko nimirangira hari iri kuri telefone mba ndi ku murongo kandi tuvura indwara zitandukanye. hanyuma wararazwe uragwa n'ababyeyi bawe cyangwa abakurambere bawe imbaraga bakuraze cyangwa se ubuvuzi gakondo bakusigiye bukora gute? ubuvuzi gakondo bansigiye tuvura ibintu bitandukanye hari inyatsi hari amarozi hari imiti y'abantu ushaka gukunda umuntu runaka niba mu Rwanda cyangwa utari mu Rwanda hari uburyo wenda nk'umuntu wawe barkwangije ushaka uri hano ugira ngo uri hano kandi uri ahandi umuntu yarakwangije kujyanya ahandi ukabona ugenda mu muhanda ukagira ngo uri muzima kandi hari ahandi hantu uri byose turabikora bitewe n'imbaraga dufite hano urabona ibikoresho byinshi bitandukanye ibyo dukoresha ushaka kuba ufite umuntu nawe ushaka gukunda wenda byaranze nawe uzaze nk'umuti uzaze nk'umuti ni karibu ubwo ikindi nabwira abadukurikiye ufasha abaza tukazugana tukabubaha. urakoze cyane kandi tugushimira n'aka kanya duhaye tukaganira. namwe murakoze ntabwo twanga abashyitsi. uko mwakomeje kubikurikira twari twasuye muganga Omusika nk'uko yabivuze ngo bisobanura uwarazwe ni mu kirimi cy'Urugande. Twaganiriye byinshi bitandukanye ku buvuzi kuri byinshi twagiye tumwumvaho mbere
yagiye abisobanura mu buryo butandukanye ndetse n'uburyo akora ubuvuzi bwe. Yavuze ko ari imbaraga yahawe n'abakurambere, n'umurage yahawe yasigiwe n'abiwe. Yagiye rero abisobanura mu buryo butandukanye. Iki kiganiro tugisoreza aha ngaha, tubashimira mwese mubana natwe kandi mugakurikira ibiganiro tugenda tubategura ahantu hatandukanye tugenda tugera.